Yesu nashimwe cyane, ndabashuhuje aho muri hose, Uwiteka abahe umugisha. Reka rero dutangire dusenga Imana, nyuma tuganire ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya, tuba turiganiraho kugira ngo twungurane, twiyungure ibitekerezo mu by'umwuka no kugira ngo twikomeze ku Mwami Yesu. Nta bundi buhanga, nta bundi bumenyi bundi usibye gukomeza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye, kugira ngo tudacumura ku Uwiteka. Rero dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe, duciye bugufi cyane, aba ari wowe ushyirwa hejuru, n'aba ari twebwe turi aha hantu, ahubwo umwuka wera w'Imana aganze. Mu izina rya Yesu Kristo tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ariko umwuka wera abe muri twe ari mwinshi, kugira ngo adufashe gusobanukirwa no kumenya ibyo umwuka abwira amatorero. Ijambo ryawe rero rihindura ubuzima, rihindura ubuzima bw'umwuka. Mwami Yesu Kristo, tukwikomeze kuko ari wowe rutare twegamira. Urakoze rero, turagushimiye, turi imigende wowe ukageza amazi aho ushaka. Ijambo ryawe ribe Mwami muri twebwe rigwiriye, kugira ngo tutagucumuraho. Mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 15, dusome kuva ku umurongo wa mbere tugere no ku murongo wa 4, turaza gusimbuka tusome no ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Umurongo wa 11. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Uyu ni umugani Yesu yaciriye abigishwa be. Yesu murabizi ko yajyaga avugira mu migani, ariko akaba avuze ijambo rikomeye cyane. Yesu yararimo yikora presentation ku bigishwa be, kugira ngo bamumenye neza, bamenye yuko atari bo bariho, atari bo bakora, atari bo mbese ubwabo ko batakwishoboza, ahubwo ko bari muri Kristo Yesu nibwo babasha gukora ibyo gukiranuka. Bari muri Kristo Yesu nibwo babasha kugira icyo bakora kigakoreka. Yesu rero nawe ntabwo yajyaga avuga imbaraga nk'aho imbaraga ziri muri we arize, ahubwo Yesu iteka ryose yahoraga yigaragaza nk'intumwa y'Imana, akavuga ko ibyo akora byose abihabwa na Data wa twese wo mu ijuru, ko ari we wamutumye. Hari aho yavuze aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko ni igihe umuntu atakibasha gukora, ngo dore burije ni igihe umuntu atakibasha gukora, ariko agakoresha iryo jambo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye. Agakoresha ijambo rivuga ngo Data ntibibe uko nshaka, bibe uko ushaka. Mbese ibintu byose
ntabwo yajyaga yumva ubutware afite ari ubwe, ahubwo yajyaga yumva ubutware afite buturuka ku Mana. Impamvu rero abantu muri iyi minsi ya none ibintu bibagora bageze mu nzira cyangwa bagacogora cyangwa se bakagwa burundu, ibintu bakabivamo bagatangira kubivanga, nuko babikora Imana ikabatiza imbaraga zo gukora umurimo, bamara kumenyekana, bamara kugera hejuru bakikomanga mu gatuza bakagira ngo imbaraga zabakoresheje ibitangaza, zabakoresheje ibyiza ni izabo, bakibagiza yuko bagomba kuba bazivoma muri Kristo Yesu, nawe akavoma mu Mana Data kugira ngo atugirire ate, atwambike imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Yesu rero abwira abigishwa be, arababwira ati ndi umuzabibu w'ukuri, ndi umuzabibu w'ukuri, ndi umuzabibu kandi Data niwe nyirawo uwuhingira. Aha rero urumva ko yavuga ati njyewe ndi uw'ukuri, ndi umuzabibu w'ukuri, munyizere nk'umuzabibu w'ukuri 100%, kuko njyewe mpuje na Data ADN. Mana ishimwe, njye mpuje na Data ADN, ubumana bw'Imana buri muri njye, ndi umuzabibu w'ukuri. Naje kubapfira, naje kubitangira, ntabwo mwamenya Imana Data mutabanje kumenya. Nimubanze mumenye njyewe turi kumwe, njyewe dusangiye ibyago n'amakuba, njyewe waciye bugufi nkaza mu byanyu, nkaza guca mu buzima namwe munyuramo. Nimubanze munyizere kuko njyewe ndi uw'ukuri. Bati ninjye muzabibu w'ukuri, ariko Data niwe nyirarwo, niwe nyirawo, niwe uwuhingira, niwe umenya ibiwukwiriye, niwe umenya inzira nyuramo, niwe umenya ibyo mpura nabyo, niwe umenya icyo ashaka mu bantu, niwe umenya icyo yantumye, niwe ugifite mu kiganza cye. Aravuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati rero mwebwe muri amashami. Reka rero tugereranye amashami n'igiti. Igiti hari ibintu kigira ngo ni ibyonnyi, hari amashami ageze akiteraho y'ibyonnyi atajya yera imbuto. Ayo ngayo umuhinzi yaje gukorera cya giti akuraho bya bishami bimwe by'ibyonnyi. Ayo niyo mahage. Natwe mu buzima bwacu rero hari amahage ageza mu misengere yacu akaza akatwiyomekaho, kandi amahage ntabwo burya aturuka kure, ahubwo nawe azamuka yonka igiti, yonka atunzwe n'intungamubiri zituruka mu giti, atunzwe n'intungamubiri zituruka ku muzabibu. Rero n'ubwo ngo amahage yacu ntabwo ari kure yacu, turi kumwe, twonka hamwe, dukura hamwe, ahubwo bigahinduka ibyonnyi inyuma byihakana Yesu, bitera imbuto, bidakora umurimo wa Data nk'uko bikwiye. Ayo rero ni amahage mu buzima, mu buryo bw'umwuka ni amahage, ni ibiza bikatwiyomekaho, tukabisengana, tukabana nabyo, tukabiririmbiraho, tukabivugiraho ubutumwa bwiza, ariko biri aho ngaho bishinzwe kutwonka kugira ngo dutere imbuto, bishinzwe kudupyinagaza, bishinzwe kutwambura ibyacu, bishinzwe kurwanya ibyacu kugira ngo tutere imbuto, kugira ngo tutagera kuri objective ya Yesu Kristo iri muri twebwe. Kuko Yesu ajya kuduhamagara, akajya kuguhagurutsa kumukorera, hari aho ashaka kukugeza, hari icyo ashaka kuzagukoresha kizahesha Imana icyubahiro. Ariko muri uru rugendo ukagenda uhura n'ibinzitizi, ukagenda uhura n'ibiza bikakwiyomeka, bikakwiyatacingaho. Ibyo bintu rero ntibijya byera imbuto. Ibyo bintu bishinzwe kwamamaza amakuru y'ibinyoma, bishinzwe kwamamaza amakuru y'ibihuha kuri wowe, bishinzwe ndetse bikunda no gutoha cyane, bijya bitoha cyane, ndetse rimwe na rimwe akaba ari nabyo bigaragara, akaba ari byo abantu babona. Mbese niba wagize nk'ikintu kititiza umutima wawe, cyangwa wagize
nk'ibyago ukagwa nko mu cyaha runaka, icyo kintu gihita kigaya kikamenyekana mu bantu benshi kigahita gisibanganya ubwiza bw'Imana, kigahita gisibanganya ibyiza wakoreye umwami Imana. Yayo mahagi rero akenshi kuko ari ibisambo ajya atoha cyane, akaba ari ashaka kugaragara kurusha ishami rizera imbuto. Imana ishimwe. Ariko Imana inatugirire neza, bijya bishaka kugaragara nk'aho ari ryo shami ryiza ku buryo ushobora kurigeraho. Yesu yigeze yegera umutini ngo yarawitegereje ashonje, ngo abona ni umutini utoshye cyane, ngo aravuga ngo reka ajye kuwushakaho imbuto zo kurya, ngo nuko awegera asanga nta mbuto ziriho. Ibyo bintu rero biragaya, bigasa neza, bikibonekeza, bikaza imbere y'abantu, mbese bikaba ari byo bisa naho bigaragara ko ari ibinyabwenge bishoboye, ariko buryo ni amahagi. Ayo ni amahage, nta mbuto. Yesu ngo yarabyitegereje, amaze kubyitegereza ngo abuzeho imbuto zo kurya, ngo ahita arawuvuma. Ibi bintu by'amahage rero Yesu nawe yabivuzeho hano, aravuga ati ishami ritera imbuto. Mu by'ukuri abantu twaremwe n'Imana, abantu twahawe agakiza ku buntu, abantu twese ko twaremwe n'Imana. Imana yaremye umuntu biturutse mu mushinga w'Imana, ishaka ko uyu muntu azayihesha icyubahiro. Niyo mpamvu yavuze ngo dore yewe mwana w'umuntu, ngo nakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo dore icyo ngushakaho ni iki, ngo ni ukugenda wicishije bugufi. Imana ishimwe cyane. Ngo no kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo abantu twese tukivuka, tukiremwa, tuba turemye mu bwiza bw'Imana, tuba turemye mu buryo dukwiriye kuza mu isi tukaba impumuro nziza, tukaba umunyu, tukagaragaza kwera kw'Imana, tukagaragaza ubwiza bw'Imana. Ariko uko umuntu agenda akura, agenda acukubira n'isezerano ry'Imana, akagenda yigira amahage, akihakana Imana, akiyobagiza, akareka gusenga, akareka kubaha Imana, ahubwo agakora ibintu byerekeranye no kwiyoberanya. Noneho rero uyu muntu wiyoberanya ngo akunze kugara, akunze gutoha, akunze kuba ari ugaragara rwose mu mudugudu, akaba ari ugaragara mu rugo, akaba ari ugaragara, mbese urebeye hanze akaba yareba akagira ngo uri uw'umumaro. Ariko mu by'ukuri Imana Data ishobora byose, nyir'umwuka, nyir'ubugingo, yo yareba iyo ije kugusura isanga ntacyo ufite, nta mbuto ufite. Rero Imana yashyizeho iherezo ry'aya mahage, iri shami ritera imbuto, ngo Yesu ngo azaryanganyaho amahage, ngo hasigarire irizera imbuto, kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Ni ukuri haranira yuko waba ishami ryigira gute, ishami rishinze imizi muri Kristo Yesu. Gukurikira Kristo Yesu bisaba kuba umushinzemo imizi, bisaba kuba umushikameshijeho umutima, bisaba kumwizera, bisaba kugirana nawe isezerano ntakuka. Iteka ryose ugahora wibuka ko ufitanye isezerano na Kristo Yesu yuko utazamuvaho. Niko Pawulo yavuze ati mwami twakuvaho tukajya kuri nde ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Ukaba uhara buri munsi iteka ryose wumva ko nta wundi murengezi ufite atari Kristo Yesu, kumva ko ntacyo wakora, ntacyo wagera udafite Kristo Yesu. Izi ntumwa ajya kuzibwira gutya zari zimayije kuza, ziravuga ngo mwami Yesu, ngo twirukanye abadayimoni, ngo mu izina ryawe, ngo twasengeye abantu, ngo barakira mu izina ryawe. Nuko Yesu arababwira ati rero mbonye Satani ava mu ijuru ameze nk'umurabyo aje kubarwanya. Ati rero mumenye neza ibyo mwabikoze, ariko mumenye neza yuko ibyo mutabikoze ku bwanyu, ahubwo mwabikoze mu izina ryanjye. Noneho munarebe yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko kubarwanyaho muzarwanywa muvuye ku murimo w'Imana, muzarwanywa muvuye mu masengesho y'itatu ayirindwi, muzarwanywa muvuye mu ivugabutumwa cyangwa mwenda kurijyamo. Satani ngo yari amanutse asa n'umurabyo, yari amanukanye imbaraga zo kurwanya abera b'Imana, yari amanukanye abadayimoni bo kuza bakigira amahage kuri wowe,
ukurebye akavuga ati ntabwo usenga Imana, akavuga ngo nta n'imbuto wakwera, nta mbuto kuko uteweho n'amahage. Amahage ashinzwe kukunyunyuza akakubuza kwera imbuto z'abakijwe. Ariko ndakubwiye ngo shikamisha umutima muri Kristo Yesu, shorera imizi muri Kristo Yesu, injira mu isoko imara inyota ariyo Kristo Yesu. Ubundi Yesu yuhirire ubuzima bwawe, yuhirire n'ubuzima bw'umwuka kugira ngo bashe kwera imbuto nyinshi. Hanyuma Uwiteka akwanganyeho ayo mahage, Yesu Kristo akwanganyeho ayo mahage, ayakureho kugira ngo bashe kwera imbuto nyinshi. Wowe ubwawe urumva ko uri ishami, ntabwo wabasha kwikorera isuku, ntiwabasha kwikuraho amahage. Ariko Yesu Kristo ukorera uwo muzabibu, Imana ikorera uwo muzabibu, niyo igomba kukurwanya ikawukuraho amahage. Mu rugendo rw'umukristo rero aya mahage azamo. Ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Yego, ijambo ry'Imana niryo ritweza, ijambo ry'Imana niryo ridukiranura n'umubi, ijambo ry'Imana niryo ridutandukanya n'amahage, ijambo ry'Imana niryo ridutandukanya n'icyaha rikaduhuza na Kristo Yesu umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana iyo rigendeyemo rirakweza kandi rikagutunganya. Rishobora kugutunganya abantu bakayibona, rishobora no kugutunganya abantu ntibabimenye, kuko cyane cyane ko aya mahage ntabwo yemera gutunganywa no kwezwa n'ijambo ry'Imana. Icyo aya mahage ashinzwe ni ukurwanya kwezwa k'umwana w'umuntu, ni ukurwanywa kwezwa n'ijambo ry'Imana. Mbese ijambo ry'Imana wumvise rikaba ribaye failed muri wowe, ugahita ubona byaba birangiye. Ariko Yesu aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ugomba kumenya ko ijambo Kristo Yesu yakubwiye ari ryo rizagukiza, ari ryo rizakubeshaho, ari ryo rizatuma ubasha kwera imbuto. Haleluya! Ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Birasaba rero kuguma muri Kristo Yesu, ntuhungabanywe n'inkubi y'umuyaga, ntuhungabanywe n'ibiguca intege, ntuhungabanywe n'aya mahage. Aya mahage nubwo yasagamba agasa n'agutwikiriye, umwami Imana nayegera azayashakaho imbuto yawe azibure, hanyuma ayanganyeho, ukunde wera imbuto, ukunde ugaragare, umucyo wo mu maso hawe utangareze, umurike. Imana ishimwe cyane. Biragusaba rero kuguma muri Kristo Yesu, biradusaba imbaraga zitugumisha ku muzabibu kugira ngo umuzabibu ukomeze kudutunga mu gihe cy'ibyago n'amakuba, mu gihe cy'ingorane, mu gihe tugeze mu butayu, mu gihe tugeze mu bibazo bitandukanye, mu gihe tugeze aho tutakwikura. Biragusaba kuba ugwijije imbaraga z'umutima no kuguma muri Kristo Yesu, niwe uzakurengera, niwe uzagutabara. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko mugume muri nge nanjye ngume muri mwebwe. Haleluya! Birasaba ko utunga Kristo Yesu muri wowe. Uru rugamba muri ibi bihe by'ubuhenebere, muri ibi bihe by'imperuka, muri ibi bihe imbaraga zivuga Imana zabaye nyinshi ariko zitavuga Imana rurema ari nyinshi. Muri iki gihe ibyiyobagiza ari byinshi, muri iki gihe ibyiyita umwami Imana ni byinshi, ibyiyitirira Imana ni byinshi. Birasaba kuba rero wowe muri wowe, uwo wamenye ari we Kristo Yesu, wakwejesheje ijambo rye, aguma muri wowe, akajya kuhirira, akajya akwimenyekanishaho umunsi ku munsi, akajya kubwira igikwiriye, akajya kuyobora inzira zawe zo gukiranuka. Birasaba rero ko Kristo Yesu aguma muri wowe. Haleluya! Birasaba ko ugomba kugira icyumba Yesu Kristo arambitsemo umusaya muri wowe, ukamwizera. Ngo numuguma muri mwe nawe akaguma muri mwebwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kuko nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto, ahubwo ngo ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ni ukuvuga ngo iri shami ritagumye ku muzabibu, ngo ritungwe umuzabibu unyunyuza amazi mu butaka, nyunyuza amavitamini, rize rikuhirire, nawe ubashe kwera imbuto. Ngo nk'uko uramutse uvuye kuri Kristo Yesu, nta mbuto uzera imbuto zisa n'uwo wakurikiye, uzera imbuto uwo washinzemo imizi, uwo wishikamishijeho,
uwagumyeho uzera imbuto nk'izi. Iyo uvuye kuri Kristo Yesu hari imbaraga, hari imirimo y'umwuka ugomba kwera uri muri Kristo Yesu. Hari n'indi mirimo ya kamere wera iyo wavuye muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu utagira aho ahagaze. Inzira ni ebyiri, ni inzira yo kuba ku muzabibu wa Kristo Yesu, umuzabibu w'ukuri ari wo Kristo Yesu. Hakabaho n'inzira ya Satani, imwe yo mu gihogere. Ubwo rero iyo uri muri Kristo Yesu wera imbuto mu gihe gikwiye, wera imbuto kandi zikaba nyinshi, zikanagwira. Ariko iyo uri ku ruhande rwa Satani, iyo uvuye kuri Kristo Yesu uba ukurikiye Satani, naho ukora imirimo ya kamere, ukora imirimo ya gishitani, kwiba, gusambana, kuroga, guterekera, kubandwa, kuraguza, kwiyobagiza, kurwanya ubwoko bw'Imana, kuba nka Sawuli, gukora ibikorwa biteye isoni. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu iteka ryose uruvuga, niyo wakora icyaha kuraswa tuzaraswa, kuko yabwize intumwa aravuga ngo nubwo muvuye gusenga, nubwo muvuye kwirukana abadayimoni, nubwo mumaje gukora imirimo igaragaza ubumana bwanyu, ariko mbonye Satani ava mu ijuru ngo ameze nk'umurabyo. Ngo muramenye rero ngo ibyo mukora byose ngo mumenye yuko mubanze murebe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko nta kindi cyazanye Satani ngo ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ubu rero Satani ntiyagutinya, ahora kurasaho iteka ryose imyambi kugira ngo akwibe, akwice, akurimbure, atume utera imbuto mu gihe cyawe. Niyo mpamvu rero yavuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Imana ishimwe cyane. Biragusaba kuguma muri Kristo Yesu, biragusaba kumutunga. Nubwo wasenga bimeze gute, nubwo waririmba, nubwo wakora imirimo myiza yo gukiranuka, Satani ntibizamubuza kugutera. Ariko biragusaba kutazaheranwa n'uburyo Satani yaguteyemo. Nuguma muri Kristo Yesu azakurengera, azakuhirira, kuko yavuze ngo data niwe nyirabwo, data niwe nyirawo, ngo kandi uwuvomerera. Awuvomerera ryari? Awuvomerera cya gihe izuba ryabaye ryinshi, cya gihe nta mvura irimo kugwa, cya gihe umugisha wawe ubona ari nawo, cya gihe amajwi yabaye menshi y'urucantege, cya gihe uri gukora bikanga, cya gihe urwaye indwara ikakumaraho igihe kirekire ugasenga ntikire, ukivuza ntikire, cya gihe ugeze aho abantu bakurwanya ari benshi, cya gihe ugeze hahandi Satani yakugabyeho ibitero bikomeye cyane, aho Yesu niho ahita aza akagira gute, akakuhirira. Imana ishimwe cyane, akakongerera imbaraga ukongera kubaho. Imana ikuhirire, Imana ikongerera imbaraga, Imana ikwanganyaho amahage, ibituma udakorera Imana neza, ibituma umucyo w'Imana udatangaza ku buzima bwawe, ibituma imbaraga z'Imana zitakugaragaraho. Ayo ni amahage Yesu aze ayanganyeho, ubashe gukizwa neza, ubashe gusenga, ubashe kwiringira, ubashe kubaha Imana, ubashe gukorera Imana mu gihe cyawe, kandi mu gihe kugeza igihe Kristo azaza gutwarira itorero, azasange kwizera kukiri muri wowe. Imana ishimwe cyane. Aha Yesu yashakaga kuvuga yuko nubwo ari abigishwa be, ariko bidakuyeho ko bazahura n'imbaraga z'umwijima, n'imbaraga zibarwanya n'izibahiga. Hanyuma umurongo wa 11 rero haravuga ngo ibi mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe. Imana yo mu ijuru ibampera umunezero. Imana yo mu ijuru impa umunezero, ibaha umunezero, kubera ko Satani nta munezero agira, nta mahoro agira. Nicyo abereyeho rero ni ukuturwanya kugira ngo dutakaze ibyiringiro, dutakaze umunezero, dutakaze n'ibyishimo byo mu mutima. Yavuga ngo rero ibi mbibabwire kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe. Umunezero wa Kristo Yesu niyo waza useka aho abandi barimo kurira, useka ushonje, useka wapfushije, ukorera Imana biguye, mbese ukomeza gukorera Imana, kuko umunezero wo muri Kristo Yesu aba ubuguhagije. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ndaryama nkizigura ngo ko Kristo Yesu ambereye maso. Uvuga ngo iyo Kristo Yesu akubereye maso wumva umunezero wose, ubundi ukaryama ukizigura, ugasinzira bya bitotsi bimeze nk'uko Petero mu nzu y'imbohe yasinziriye
yasinziriye, kandi abasirikare bo kumwica bamuhagaze hejuru, bamuhambiriye amaguru n'amaboko, abizi neza ko Herode yatanze itegeko ry'uko mu gitondo bari bumwice, bari bumwiyongeze, ariko arasinzira, itegeko ryasohotse ry'uko ari bupfe, arasinzira. uwo wari umunezero wo muri Kristo Yesu. Yaravugaga ati naho napfa nzazuka, naho napfa nzajya mu gituza cya Kristo Yesu, nzicarana na Kristo Yesu ku ntebe y'ubucamanza, ncira ab'isi imanza ntarize. Haleluya! Uyu munezero wo muri Kristo Yesu rero uraza bagututse ukanezerwa, bakagutuka, bakakumanipira, bakagutesha agaciro, aho uri bakagusuzugurira, bakagira ngo basuzuguye n'Imana. Ariko Imana iyo iba yaguhaye umunezero, yaguha umunezero, ukavuga Imana neza, ugasenga neza, ugakorera Imana neza, wa munezero wawe ugatwikira bya bindi byose wahuye nabyo byakurwanyaga n'ibyaguhigaga byose n'ibyagucaga intege. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Imana ishimwe. Umunezero wacu rero twe dushaka kuwishakira, bino bintu mubona dushaka by'ubuzima busanzwe ni ibidufasha kuba twanezerwa, ariko birya ni iby'igihe gitoya. Rero bigira umwuzuro, umunezero w'umuntu ugira umwuzuro neza iyo umunezero wa Kristo urimo, ukurimo. Imana ishimwe. Imana ibonye ko aba bigishwa nibaguma muri Kristo Yesu, nibakomeza kuguma kuri uyu muzabibu, bakagumana nawe akaguma muri bo, azabaha umunezero, ndetse umunezero wabo uzaba wuzuye, kuko bazaba bafite iby'ubugingo, ibitunga ubugingo n'ibitunga umubiri. Kristo Yesu ashimwe, ahabwe icyubahiro. Uwiteka abampere imbaraga zo kumugumaho, Uwiteka abampere imbaraga zo kwera imbuto, Uwiteka abampere imbaraga zo kuguma muri Kristo Yesu no kugumana ijambo rye no kwezwa n'ijambo rye. Haleluya. Hanyuma Uwiteka Imana nyir'ububasha abampere amahoro, abampere umunezero wuzuye. Imana ishimwe cyane. Imana ibampere umugisha, kandi tumenye yuko ibyo twakora byose si twebwe tubyishoboza, ahubwo Data wa twese uri muri twe, Yesu Kristo uri muri twe. Haleluya. Niwe ubasha gukora imirimo myiza yo gukiranuka, hanyuma twebwe bikagaragarira ku mbuto twera. Imana rero dushoboze kwera imbuto. Ntidukwiriye gutesha agaciro aya mahage ko ahari. Aya mahage amerera kuri twebwe kugira ngo tutazera imbuto. Yesu niyo mpamvu yavuze ati ntabwo rero mushobora kwera imbuto mwaravuye kuri Kristo Yesu, mwaramvuyeho, mwaratakaje agakiza kanyu, mutakinyizera, mutakinsenga, mutakimpamagara, mutagikorana nanjye, mutacyemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ntabwo mushobora kwera imbuto. Birasaba rero kuva mu byaha, birasaba kurekura imbaraga mbi, birasaba kurekura kamere, birasaba kurekura ibiduca intege no kubyima amatwi. Biradusaba kurenga hejuru y'ibigeragezo, tukabigenda hejuru nk'uko Yesu yagenze hejuru y'inyanja. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugakomeza kwizera Imana no kwezwa n'ijambo ryayo. Iri jambo ryabereyeho kugira ngo rijye ritweza ku manywa na nijoro. Ibitwanduza ni byinshi. Aya mahage aratwanduza, aya mahage araturwanya, akaduharabika, akadusebya, akatwangiriza umumaro. Ariko Yesu avuganye natwe, avuga ngo nimuguma muri mwe. Haleluya. Ngo mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Imana ibamfashirize, Imana nanjye mfashe. Ndasenga, nawe usenga, nanjye senga, kugira ngo Kristo Yesu agume muri twe, agume muri nge, agume muri nge, agume muri wowe. Ukomeze umwiringiye, tuzabona Umwami Imana, amaso yacu azamwibonera saa yundi. Imana ishimwe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Uri umuzabibu, tukaba amashami yawe Yesu Kristo, kandi tumaze kumva yuko nta shami ritabasha kwera imbuto ritaguteyeho Mana.
reka utwikomezeho Uwiteka Imana nyir'ububasha, reka utwikomezeho mwami wanjye Mana yacu, kugira ngo tubashe kwera imbuto mwami mu gihe gisa nk'iki. Dore amahage ntatuma twera imbuto, dore amahage ntatuma twamamaza ubwami bw'Imana, dore amahage ashaka kutumira bunguru Uwiteka. None reka nyakubahwa Imana Data, reka ukora imirimo itangaza, reka nyakubahwa Imana utwanganyeho amahage yacu mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Ukubite hasi imbaraga zose z'umubi, usenye ubwami bw'abadayimoni, umenagura imbaraga zose za Satani mu izina rya Yesu Kristo. Tubera icyambu Uwiteka utwambutse mu izina rya Yesu, kugira ngo tuzamure amabendera yacu yo kunesha. Kristo Yesu umwungeri mwiza, twamamaza ubwami bwawe Uwiteka, udushoboze kwera imbuto mu gihe gisa nk'iki mu izina rya Yesu, kandi dushoboze kwezwa n'ijambo ryawe mwami. Ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye, kugira ngo tutagucumuraho Uwiteka Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Kandi ugume muri twebwe Uwiteka, ntutureke ntuduhane, ahubwo uzi neza yuko aho turi ari naho n'intebe ya Satani iri. Reka rero nyakubahwa Imana, wowe udatinya Satani, ntumutinye n'imikorere ye, kuko wanesheje urupfu n'ikuzimu. Kristo Yesu uzubane natwe, ugume muri twe, ugume muri twe. Intama zawe urazizi, uzi intege nke zazo, reka ugume muri twe mwami Yesu, kandi natwe dushoboze kukugumaho, kuko tumaje kumva yuko nta shami ryabasha kwera imbuto ritagumye ku giti, ritagumye ku muzabibu. Mana nyir'ububasha, reka dushoboze rero Yesu, kandi ibyo ngibyo bitubwiriye kugira ngo umunezero wawe ube muri twe, kandi umunezero wacu ube wuzuye rwose. Reka utwuzurize umunezero, reka utugirire neza Kristo Yesu, umunezero wawe ube muri twe mu izina rya Yesu. Duhore twishima iteka, duhe amavuta y'ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Urwanye ibiturwanya, uhiga ibiduhiga, umenagura imbaraga z'umubi, udukureho amahagi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Udushoboze Imana, turinginze cyane ngo wurure ukubane natwe, utwikomezeho muzabibu ukomeye, muzabibu ukuri, ngwino utwikomezeho Yesu. Reka udushoboze kandi mwami Yesu, ubwami bwawe bugere kuri benshi. Iri jambo ryawe mwami ritweze, ridutunganye, ridushoboze kukugumaho. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Turabashimiye mwese, ijambo ry'Imana rikomeze kubagirira neza, kandi ribabere umwuzuro w'ibyishimo byanyu. Imana rero ibampere kwera imbuto, Imana ibampere kuguma muri Kristo Yesu, Imana ibampere n'umunezero wo muri Kristo Yesu, ndetse n'umunezero wanyu, umunezero wacu ube wuzuye rwose. Ndabakunda cyane, umwami Yesu abampere umugisha. Mukore share, subscribe, mwandike comment hasi ndetse na like. Turabakunda cyane, mukomeze kudufasha iri vugabutumwa rigere kuri benshi, kugeza ubwo umwami Yesu azabishimira akabishaka, azasange kwizera kukiri mu isi. Ijambo ry'Imana rikomeze kubafasha kandi rikomeze kubagirira neza. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndabakunda cyane aho muri hose. Imbaraga n'amavuta bituruka muri Kristo Yesu n'urukundo rwe bibane namwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.